hamwe n'uko umubumbe w'isi atari munini cyane ariko ufite ukuntu ari munini kandi igihe ufite ahantu hitaruye hatangaje kandi hateye ubwoba. Nko muri iki kirwa cya kure hatuye abantu bagera kuri 280 gusa bibera bonyine hagati y'amazi, ande zose bazengurutswe n'amazi. Abantu 258 bonyine bibera hagati mu nyanja ahantu hari ibirometero amagana kugira ngo ugere ku bundi butaka, ahandi hose ni amazi gusa. Guhaye ikaze kandi ngushimiye ko wahisemo Ishuri Plus. Reba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus, gukora subscribe, like na share ni inkunga ikomeye kuri twe. Kanda kunzogera kugira ngo ujye ubasha guhita ubona video zacu zikigeraho. Mu gace ko mu majyaruguru ya kure ya Alaska kitwa Bawita hatuye abantu 4200. Mu by'ukuri Bawita ni agace ka kure cyane. Nubwo bwose batuye ku butaka bwumutse, inzira yonyine ishobora kukugezayo ni inzira y'ikirere. Nta modoka, nta gari ya moshi yakugezayo keretse indege gusa. Ariko kandi hariho umujyi w'igitangaza kurusha Bawita, ni muri Greenland. Uwo mujyi witwa Iqaluit, utuyemo abantu 452. Abo bantu 452 nta kindi barya uretse inyamaswa zo mu nyanja, kuko imiterere y'ikirere cyabo nta kindi kiremwa yemerera kuhaba uretse ibirura gusa. Ushobora kwibaza impamvu batinjiza inyama zindi mu gace kabo. Ntazo bakeneye, bafite umuco n'akamenyero ko kurya ibinyabuzima by'inyanja, nibyo byo kurya byabo byonyine. Tumaze kuvuga ku hantu hatandukanye hitaruye isi cyane, reka noneho tujya ahantu hitaruye isi kandi hatandukanye n'ahandi hose twavuze, muri Siberia. Ariko se Siberia ni hehe? Urugero, uramutse ugiye mu mujyi munini wo muri Siberia witwa Novosibirsk, ni umujyi munini cyane kandi ugereranyije ufite buri kintu cyose. Ubukonje bukabije muri uwo mujyi ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa abantu babasha kubona uburyo bwo kwishyushya. Mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abasoviyeti bifashishaga Siberia mu guhana no gukosora abantu babaga bafite ibyaha runaka. Ni ukuvuga ko umuntu wese bumvaga bashaka guha igihano cy'ibyaha yakoze bamwoherezaga muri Siberia. Siberia ntabwo ari agace gatoya, ifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 13, ni 77% by'ubutaka bwose bw'igihugu cy'Uburusiya. Nubwo bwose Siberia ari nini cyane kandi yagutse, ni nk'aho ibyo ntacyo bimaze kuko ituwe na 27% gusa by'abatuye Uburusiya bose. Siberia ituwe na miliyoni 36 z'abaturage. Abo nabo ntabwo bishimiye kuhatura, nubwo mu duce tumwe na tumwe bafite serivisi zitandukanye zibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ikirere ntikibemerera kugera ku iterambere bifuza. Hanini ni ubutayu budatuwe. Ubu noneho reka twinjire mu bice birushijeho gutera amatsiko muri Siberia. Hari umujyi witwa OYMYAKON, uherereye mu burasirazuba bwa Siberia, utuwe n'abaturage 500 gusa. Nibo bantu batuye ahantu harusha ahandi hose ku isi gukonja. Mu gihe cy'ubukonje bw'itumba babona amanywa mu gihe cy'amasaha 3 gusa. Ni ukuvuga ko ijoro rimara amasaha 21 yose. Naho mu gihe cy'impeshyi ni ikinyuranyo cy'itumba. Amanywa yabo abangana n'amasaha 21. Bamara amasaha 21 yose bari ku manywa, ijoro rikagira amasaha 3 gusa. Iyo hakonje cyane, igipimo cy'ubushyuhe kiba kiri kuri °C70 munsi ya 0. Naho mu bihe bisanzwe igipimo cy'ubushyuhe kiba kiri kuri °C50 munsi ya 0. Ubushyuhe bukabije bwigeze kubaho mu mateka y'uyu mujyi ni °C15 hejuru ya 0, kandi nabwo ntihazwi cyari cyabaye kugira ngo ubushyuhe buzamuke bugere kuri urwo rwego. Uvuye muri uyu mujyi wa OYMYAKON kugira ngo ugere mu wundi mujyi ukora urugendo rw'ibirometero 1000 byibuze ngo ugere mu mujyi wa Yakutsk. Abanyamakuru bose bagiye muri uyu mujyi batahanye ihungabana. Bavugaga ko mu gihe cyose bamaze muri uwo mujyi nta muntu bigeze babona hanze y'inyubako. Buri gihe igipimo cy'ubushyuhe gihora kuri °C50 munsi ya 0. Batangaza ko hanze y'inyubako z'amazu bahabonaga ibiremwa bibiri gusa. Abagabo basinze cyane ku buryo batumva ubukonje buriho, ndetse n'imbwa zo mu bwoko bwa husky. Izi mbwa nizo zonyine zishobora kwihanganira ubukonje bukabije bwa Siberia. Igitangaje kurushaho ni uko iyo zikeneye kwishyushya zijya kuryama no kwivuguta hagati mu birundo by'urubura. Muri aka gace nta buhinzi buhakorerwa. Urubura ntabwo rujya rushira ku butaka ku buryo hari ikimera gishobora guhingwa muri ubwo butaka.
byibuze icyumweru kimwe mu mwaka urubura rurashonga rukaba amazi, ariko nyuma y'akanya gato urubura rukongera rugatwikira ubutaka. Muri aka gace haba iduka rito rifungura amasaha make ku munsi, nabwo kandi ryuzura ibicuruzwa iyo bikimara kurangurwa, naho ubundi ntabwo riba rifite ibintu byinshi. Muri uyu mujyi nta myenda igezweho ihabarizwa, imyambaro y'abawutuye bose iba ijya kumera kimwe, ni imyenda igomba kuba irinda ubukonje birumvikana. Abantu bageze muri uyu mujyi bavuga ko abahatuye badakunda kugura imyenda mishyashya bitewe n'ukuntu bahungabanijwe bikomeye n'ubukonje, ngo bashobora no kwambara umwenda umwe ubuzima bwabo bwose. Abantu batembereye muri uyu mujyi baravuze bati imyambaro twari twitwaje twibwira ko irusha iyindi yose kurwanya ubukonje ntabwo yashoboraga kutumara imbeho ngo tuyisohokane hanze y'inyubako, niyo mpamvu twaguze indi myenda aho ngaho. Ni imyenda ikomeye y'ibyoya byinshi ishobora kukwambika ukumva ko byibuze ubukonje bugabanutse. Ikintu kimwe cyonyine gifatwa nko kwishimisha muri uyu mujyi ni ukunywa icyayi cy'Uburusiya. Vodka ni iy'Abanyasiberiya bita icyayi cy'Uburusiya. Icyayi cy'Uburusiya kuri bo kiboneka ku bwinshi kandi bose akenshi baba basinze. Muri uyu mujyi nta miyoboro y'amazi haboneka, ubwiherero buba hanze y'amazu yabo. Uramutse utinze mu bwiherero waba wahindutse urubura. Nta modoka zihaba kubera ko uramutse uyiguze ntiwabona aho uyishyira. Haramutse hari imiyoboro y'amazi, amazi yajya aba barafu akiri mu miyoboro yayo. Amamodoka abaye ahari, sisiteme zirinda ubukonje n'ubushyuhe ntibyakora, ibyo nabyo bigatuma moteri y'imodoka yangirika byihuse. Hanyuma se ko nta modoka na gari ya moshi zihaba, ubwo abantu bashobora kugera muri uwo mujyi bate? Uyu mujyi ufite ikibuga cy'indege gito cyashaje. Ingendo ziva n'izijya kuri icyo kibuga zishoboka gusa mu gihe cy'impeshyi zikarangira mu ntangiriro z'itumba. Ingendo zikamara amezi 6 yose zidakorwa. Siberiya ni ibibaya bitagira imisozi miremire. Uramutse ushatse kuhagenda n'imodoka ushobora kuyihatwara utiriwe uharura imihanda. Gusa ukaba utemerewe kuzimya imodoka yawe kuko uramutse uyizimije ubwo wahita uyisezeraho. Ushobora kugira amatsiko noneho ugahita wibaza utese abantu bahatuye barya iki, bakuraho ibyo kurya byabo bya buri munsi. Aha twavuga ko imiterere y'ibyo kurya byabo atari mibi na gato, kuko ku nkengero z'umujyi wabo hari ikiyaga gitwikiriye urubura ku buryo bagenda bakegura urubura bagafata amafi. Rangefer tarandus ni inyamaswa ijya gusa nk'ihene y'agasozi, iboneka ku bwinshi mu majyaruguru ya Siberiya. Inyama zayo zicuruzwa mu mijyi itandukanye. Bantu bagiye gutembera muri uyu mujyi bavuga ko izi nyama nta bundi buryo bwo kuziteka bagira uretse kuzitogosa gusa bakaziryana n'umufa wazo. Bakomeza bagira bati mu mazu yabo harakonja cyane ku buryo twe tutabashaga gusinzira kuko tutari tumenyeye ubwo bukonje. Gusa urebye ukuntu imyambaro yabo ibishyushye ndetse n'uburiri bwabo ukongeraho na vodka nyinshi baba banyoye, ntabwo bashobora kumva ubukonje na busa. Ikintu cyiza kimwe babonye muri uyu mujyi ni uko hatajya hakenerwa kugurwa firigo na frizere. Ikintu cyose wishyira mu kabati ko mu gikoni maze ubwacyo kigahinduka barafu. Abatuye uwo mujyi bafite ibibazo by'itumanaho. Internet ntikora, rezo ya telefoni isanzwe ntiboneka, naho iboneka ntihagije. Hamwe n'ibi byose ariko abantu 500 batuye uwo mujyi bishimiye kuhatura cyane ku buryo n'iyo ubabwiye uti muze twijyanira ahandi hantu hataraha baraguhakanira, ntibifuza kuhava. Igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru n'uyu mujyi ni ikihe? Twandikire muri comment. Nkwibutsa kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus ari inkunga ikomeye gukora subscribe, share na like ndetse ko gukanda akazogera bigufasha kuba uwa mbere mu kubona video zacu tukizishyiraho. Wakoze cyane, ugira ibihe byiza.